Nshuti za Action TV turabaramukije. Uyu munsi rero ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2024 ni umunsi mukuru w'intwari z'u Rwanda. Umunsi mukuru w'intwari z'u Rwanda utwibutsa ko hari intwari z'u Rwanda rwitanze ndetse zikemera gutanga n'ubuzima bwazo kugira ngo u Rwanda rube rugeze aho rugeze ubu ngubu. Insanganyamatsiko y'umwaka w'ibihumbi 2024 agira uti ubutwari bw'Abanyarwanda ishema ryacu. Urumva ko insanganyamatsiko rwose y'iki gihe irimo kubisobanura neza iragira iti ubutwari bw'Abanyarwanda ni ishema ryacu. Mbese ubutwari Abanyarwanda bagize mu bihe byatambutse cyangwa se bazagira nibwo buzahora nyine ari ishema ry'Abanyarwanda. Muri iki gihe rero turimo twizihiza isabukuru y'imyaka 30 u Rwanda rumaze rubohotse, tukanizihiza ndetse n'imyaka 30 intwari z'u Rwanda zirimo zibukwa. Urumva ko ari imyaka buri muntu wese yagombye kuzirikana, ariko cyane cyane imyaka 30 bayihariye cyane urubyiruko. Bayihariye urubyiruko kugira ngo urubyiruko rwumve neza ko mu imyaka 30 u Rwanda rumaze rwibohoye, mu imyaka 30 u Rwanda rumaze rwizihiza intwari z'u Rwanda, ari imyaka yo kugira ngo urwo rubyiruko rw'u Rwanda narwo rumaze kugira mu bihe mbese byo kugira ngo rushyigikire u Rwanda, rufate u Rwanda nk'aho ari igihugu nyine cyarwo, rufate urwo rubyiruko rufata u Rwanda mbese nk'igihugu rugomba kurwanirira, ari ibintu by'ingenzi. Mbese duhere nko ku magambo umukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa Paul Kagame yavuze ati u Rwanda si icumbi. Aya magambo arakomeye. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yavuze ati u Rwanda si icumbi ku buryo umuntu yarubamo yumva ko acumbitse. U Rwanda si icumbi ku buryo umuntu yarubamo yumva ko ari intizo. U Rwanda si icumbi ku buryo umuntu yarubamo yumva mbese ko ari indagizo. Ni ukuvuga ngo urubyiruko rw'u Rwanda uko byakagenda kose rugomba kumva ko ari abana b'Abanyarwanda, bakumva ko ibyagezweho n'abana b'Abanyarwanda, urubyiruko rugomba kubikomeza kubisigasira kuzageza igihe icyo ari cyo cyose uko mbese ibihe bigenda bisimburana. Urubyiruko ruzaba ruriho uyu munsi ni urubyiruko wenda tuvuga kuvuga tuti rumaze imyaka 30 rubohotse ibintu byarutsikamiraga. Ni urubyiruko rwamaze imyaka 30 urumva ko bamaze kugera mu zabukuru, ariko nanone bagomba kumenya yuko u Rwanda igihugu cyabo atari igihugu cyo kuvuga ngo barugicumbitsemo. Ni igihugu bagomba kurwanirira, ni igihugu bagomba kugaragazamo ibikorwa by'ubutwari uko byakagenda kose. Urubyiruko rero rurasabwa yuko muri iki gihe nyine tumaze imyaka 30 nk'uko rukunda kubivuga ngo rwenjoyinga ibyiza intwari z'u Rwanda zagezeho, uko kwenjoyinga ibyo byiza by'u Rwanda bamenye yuko hari abantu ndetse bagiye bitanga. Ibyo bintu byiza by'u Rwanda urubyiruko rurimo kwenjoyinga umunsi uko rubivuga, hari abantu babigezeho ndetse bamwe na bamwe bemera guhara n'ubuzima bwabo, batakaza ubuzima bwabo, bamwe ingingo z'umubiri zirabura, bamwe ndetse ubu ngubu bakaba abakiriho ugasanga barabaye ibimuga ku buryo bugaragara, kubera yuko bagiraga bati nyaboneka reka turwanire u Rwanda, abadukomokaho, urubyiruko se cyangwa n'Abanyarwanda bose muri rusange, ibyo byose bizabe ishema ryabo mu gihe kizaza. Urubyiruko rurasabwa iki? Urubyiruko rurasaba ko ibyo bintu urimo kwenjoyinga uyu munsi ruzirikana yuko hari abantu babiharaniye, abantu babimeneye amaraso, abantu babisenzegeri, kugeza ubwo ubu ngubu bo basa n'abagenda mu ifu kandi batazi naho ibyo bintu byavuye. Dufata akantu gato cyane umuntu adashobora kwiyumvisha. Iyi Kigali urubyiruko rwirwa ruzungurukamo, ukabyuka uti ngewe mvuye wenda urugero i Muhanga cyangwa se mvuye za Nyagatare, mvuye i Karongi, ngewe nsimbukiye i Kigali. Uzi yuko mu bihe byatambutse mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 bo kubonye mu mujyi wa Kigali gusa urimo utembera, bagufataga bakagufunga, bakakubaza bati waje kumara iki Kigali? Ukagira ngo ahari i Kigali bagakubaza ngo waje kumara iki Kigali, ukagira ngo ahari ntago i Kigali ari iwanyu, wagira ngo ahari i Kigali waratijwe, wagira ngo ahari i Kigali ntago ugomba kuhakandagira. Bakakubaza bati permis de résidence ikwemerera kuri hano iri hehe mu gihugu cyawe? Bakakubaza ngo permis de résidence ikwemerera kuba uri i Kigali hehe?
urumva icyo kintu rwose ni ikintu we urubyiruko kubyumva kubibabwira nk'uyu munsi umuntu akabibasobanurira akabibabwira mwebwe hari mwumva yuko ibyo bintu bitashobokaga, nyamara ibyo bintu byarashobokaga, ibyo bintu byarashobokaga, ibyo bintu byari biriho. waba urimo gutembera i Kigali wenda wavuye iwanyu bagufata bakagufunga bakubwira ati waje hano kwamara iki. Ni ukuvuga ngo nk'uwo muntu babazaga we sinzi niba yaratekereza ati iki gihugu mama ndimo niba ari icumbi, iki gihugu mama niba i Kigali ntagomba kujyamo mama niba ntashobora kwikanagiramo niba atari iwacu. Ntabwo umuntu wayibazwaga wenda icyo gihe yabitekerezaga, ariko yafataga uko nguko akavuga ati wenda nibwo burenganzira. Niyo mategeko si yashyizweho kugira ngo umuntu wese uje muri Kigali abe yabazwa permis de résidence. Permis de résidence yo gutura mu gihugu cyawe. Mugiye kugeza ubu ngubu umunyamahanga ava mu gihugu cy'iwabo akaza agafatira visa mu Rwanda, akaba ntawe umuteye urwaserera, nta n'umubajije nimugoroba ngo mbese uravaho ukajya hehe, akishyira akizana agakora ibikorwa byiwe bukira bugacya, ntawe umubajije ngo permis de résidence ikubesheye mu murwa wa Kigali iri hehe, kandi bikanarenga bikabazwa n'umwene gihugu mwene wanyu musangiye isano ukubaza ngo kwera iki waje muri Kigali. Rubyiruko kubibabwira uyu munsi ni ibintu hari mwebwe mudashobora gushyikira ariko umenye ko ako ni akantu gatoya dufatiyeho. Intwari z'u Rwanda rero zitanze kugira ngo ubu urimo kuzunguruka muri Kigali nta n'icyo wakora, ubyuka uhajye gusa utembere, uve Nyabugogo uzamuka ku Muhima ugere muri Kigali ku isoko, uzamuka ugere mu murwa hagati, ugere muri Matewusi, uhagendagende uze utahe nta n'uko waje ngo permis de résidence ikuzanye ikubesha mu murwa wa Kigali iri hehe. Mwebwe murumva muri kwenjoyinga ibintu, ariko ntago muzi ko hari intwari z'u Rwanda zaharaniye ibyo byose kugira ngo ibyo byose mufite uyu munsi mube mubirimo, kandi nta muntu ugomba kuzabibavutsa. Kugira ngo hatagira umuntu uzabavutsa ubwo burenganzira bwanyu, kugira ngo hatazagira umuntu uzabavutsa ubwo burenganzira mufite intwari zaharaniye u Rwanda ubwo uzabagejejeho, birasabwa ko namwe mugomba kwigira ku byo abantu bakuru bababwira, cyangwa se mugakurikiza ibyo abantu bakuru bababwira. Ubutwari buraharanirwa, byaba ngombwa ndetse ukatanga n'ubuzima bwawe kugira ngo abazagukomokaho cyangwa se n'abazaza bagukurikiye bazagire aho bazashinga ibirenge. Ariko nk'ubu nawe uzajya wibuka uti habayeho ibi n'ibi narabirwaniriye cyangwa se warabirwaniriye, none abari inyuma yawe babiboneye mu mudendezo. Hari abantu bamwe babaga bari nko ku rugamba ndetse baranabitojwe bararahiye bakavuga bati wenda tufate nk'urugero nka bugufi bugufara mu ibyo bihugu wenda by'ibituranyi, abantu bakaba bari ku rugamba ndetse baranabyiyemeje bakavuga ati twebwe tuzarwanira igihugu cyacu, byavuye mu magambo bakavuga ati none tugiye kubishyira mu bikorwa. Urugamba rwaremye, nyamara urugamba rwaremye bakavuga bati batira mukuwa nzoto izana doroshanje te. Uri kumva iryo jambo ry'ubugwari? Mbese namwe rubyiruko rw'u Rwanda ntabwo ari uko byagenda. Ubu murimo kwikiriza ngo ndiyo ngo tuzakora ibintu, ariko ntabwo tuzi neza koko niba ibyo bintu muzabikurikiza. Niba namwe utavuga muti batira mukuwa nzoto izana doroshanje te, ni ukuvuga ngo rinda igufa ryawe. Umubiri nta pièce doroshanje ugira. Igikorwa cy'ubugwari, igikorwa ijambo ritagombye kuvugwa n'umwana w'umunyarwanda, ijambo ritagombye kuvugwa n'umuntu uzi yuko hari intwari z'u Rwanda zaharaniye iki gihugu kugeza amagingo aya ngaya, akaba aryama agasinzira akaramuka akagenda agafata urugendo akagaruka, nta muntu n'umwe umubajije ngo urajya hehe. Ari mu gihugu cy'iwabo, igihugu kitari icumbi, ntawe umwirukankana, ntawe umuteye urwaserera, ntawe umubajije ngo mbese iwanyu ni he, ukumva yuko uri iwanyu mu Rwanda aho uri hose. Abo babiharaniye rero, izo ntwari z'u Rwanda zaharaniye ibyo byose, ntabwo ari ibintu byo gutereranwa. Ni igihe cyanyu urubyiruko turababwira, nk'abo twaganiriye umunsi ku munsi wo kwibohoza bavuze bati urubyiruko rurabyumva, ariko rurabyumva buhoro buhoro. Batabakuru ntibakabure bakutubwira, ariko natwe urubyiruko twagombye
Bati natwe urubyiruko twagombye kumva ko ibyo abakuru bacu batubwira cyangwa se impanuro baduha ariko twagombye kuzikurikiza kugira ngo tuzatere ikirenge mu kirenge cy'intwari zatubanjirije. Ubwo rero urubyiruko ni ahanyu. Urubyiruko umugambi ni umwe, ni uko dukomeza gusigasira ibyagezweho mu mutekano n'ubumwe bw'Abanyarwanda. Murakoze.